Uyu munsi twatendinze cyangwa se twitabiriye amahugurwa ari guhuza abashumba ndetse n'abandi bakozi b'Imana bashinzwe ibintu bitandukanye mu nsengero zitandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabasuye aho bari mu mahugurwa atandukanye, tugenda tuganira n'abashumba batandukanye bayoboye amatorero atandukanye. Turi kumwe rero n'umushumba, reka tangira twibwira hanyuma tuganire nawe. Ngo ajye kwagura ubwami cyangwa se uburyo bwa misiyoneri, yanze kuvamo ngo agende yagura ubwami. Rero bazarwanira aho ngaho, zabumva bafatanya mu mashati, nta kindi bapfa. Nuko hari uwagombaga kujya kwagura ubwami ahandi, akajya kuvuga ubutumwa ahandi, ariko yanga kugenda aguma aho ngaho. Rero iteka hari ijambo yavuze, niba nawe waba ukurikiye neza, ijambo rivuga ngo kwemerana. Hari igihe abakozi b'Imana batemerana. Ese ibyo koko bibaho mu matorero atandukanye? Birahari, ariko birasanga iryo ejo yavuze nanone. Yaravuze ngo ntabwo ari byiza ko umushumba mukuru aryamira umuhamagaro wa mugenzi we bakorana. Niba mufite umuhamagaro mu rusengero ukaba wowe wakuze bakubonamo impano, abashumba, yaravuze ngo abashumba bakwiye kujya bagenzura impano z'abo bakorana kugira ngo babashe kubarera neza. Nicyo cya kigero gikwiriye cya Kristo. Noneho Kristo yamaraga kugukuza, ntabwo yagusigaga, ahubwo yagushingiraga ministry, ukajya gukorera mu yindi ministry. Rero icyo yashatse kuvuga, abashumba bo mu Rwanda dukwiriye gufunguka, abafite ubushobozi bagatangirira abandi ministry, akajya akorera mu mavuta ye, tukamenya kubahana. Nicyo yashakaga kuvuga. Ashaka kuvuga ngo twubahane mu mavuta, umenye ko umushumba wawe mukuru ari umubyeyi wawe. Hanyuma umubyeyi rero iyo umwana akuze, ntabwo amujugunya ngo amubwira ngo wowe warakuze nsohokera mu nzu, ahubwo amushingira urugo, akamushyingira. Umubyeyi anezezwa nuko umwana yabyaye. Hari irindi jambo yavuze ngo ntago kwemerera umushumba kugutuma. Mwese mwamushaka n'urugero ngo mwigumire mu mujyi, nta muntu ushaka kujya mu cyaro. Ese koko ibyo nibyo? Niba umushumba mukuru avuze ati ndashaka kugutuma mu cyaro ujye gufungura itorero, kuki abenshi banga kujyayo ahubwo bakabivamo? Aho ari bavuga, abantu benshi bagumye mu matorero, ntibashaka guhaguruka. Abashumba benshi ntibashaka guhaguruka, babikora nk'akantu k'akazu, ntashaka kuvaho. Kandi mu nshingano dufite yatwibutsaga ni ugusohoka tukagenda, tukajya kubwira abantu ubutumwa bwiza. Rero gusohoka nicyo Kristo aduhamagarira, ngo nuko nimugenda mujye mu mahanga yose mubwiriza abantu. Niba hari ibyo umaze gukora, haguruka ugende ukomeze. Nk'intumwa, gukora umurimo nk'intumwa, icyo kintu cyamfashije cyane. Nicyo kintu mbonye mu mahugurwa menshi nitabiriye, cyabaye nk'ikinkomveka cyane, kuko mbibona henshi ndetse nkunze kubibona kenshi, aho abantu bubaka ibintu akagumaho. Kandi mu gihe umaze, hari akantu yabivuzeho neza, iyo Imana iguhamagara ngo ishaka kugenda ukanga, Imana ibakubitamo inkoni mugatatana. Rero kenshi twarabibonye mu matorero menshi amaze gusenyuka, twagiye tuyabonesha amaso yacu. Nuko hari uwanze kuvamo ngo ajye kwagura ubwami cyangwa se uburyo bwa misiyoneri. Ariko maze kugera hano nahuye n'ijambo rivuga ngo kuba aho Imana igushaka atari aho abantu bagushaka. Iyo rero ubaye aho Imana igushaka nibwo uhura n'imigisha y'Imana. Ariko iyo ubaye aho abantu bagushaka, kenshi na kenshi usanga uharanira inyungu gusa, ariko udaharanira ko abantu bagana mu ijoro. Iryo jambo umukozi w'Imana uri gutanga amahugurwa yagiye arigarukaho cyane, kuba aho Imana igushaka. Ese muri kino gihe uri kubona koko abantu, urebye ku ruhare rwawe, abantu bari aho Imana ibashaka, cyangwa bari aho abavandimwe babashaka, bari aho imiryango ibashaka, cyangwa bari aho bashaka ubwabo bonyine? Witegereje neza abantu uyu munsi wa none, ntabwo bavuga benshi ko bafite n'umuhamagaro, kuko yuko igihe cyose intama utayigaburiye ibyo kurya bihagije, izasohoka ijye kubishaka ahandi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none itorero ririmo ritakaza abantu, ni ukubera ko aho bari ntabwo barimo barya ibyo kurya bihagije cyangwa se bibakwiriye.
Pastor, dusanzwe tubona amahugurwa menshi atandukanye mu Rwanda y'abashumba. Ikintu cy'ingenzi cyane kiri muri aya mahugurwa atandukanye n'andi ushobora kuba waritabiriyemo ni iki? Wenda uretse ibyo wari uvuze, ni iki cyane gishobora kuba kirimo cy'ingenzi bitewe n'abandi mahugurwa ushobora kuba warumvise hirya no hino? ikiza Umuntu ashobora kwibaza ese aya mahugurwa kuki yagenewe abashumba bonyine, kuki atagenewe abakristo muri rusange? Wenda ngo umuntu uri kubaha ayo mahugurwa agiye mu nsengero zitandukanye agenda ababwira icyo ashaka kubabwira. mu busanzwe ntabwo ntekereza ko icyo gihe nawe atakibona, ariko iyo wigishije abashumba bangana nk'uko wabonye tungana, wabonye ko turi benshi, iyo wigishije abashumba uba wigishije igihugu, kuko abashumba ni abantu bagera ku bantu benshi, ni abantu bagera ku bantu baciriritse n'abazamutse. Abashumba ni abantu bafashe umwanya munini mu gihugu. Niyo Kaze bakunzi ba Gospel TV, twizere ko mumeze neza, twizere ko Imana ikomeje kubarinda. Uyu munsi rero twasuye cyangwa se twitabiriye amahugurwa ari guhuza abashumba ndetse n'izindi nzego zitandukanye zo mu itorero. Niyo mpamvu rero turi kuganira n'abashumba batandukanye batubwira ibyo bigiye mu mahugurwa. Rero turi kumwe n'umu evangeliste hano, aratubwira itorero ahagarariye kugira ngo aze kutubwira ibyo yigiye mu mahugurwa. murakoze cyane, ndanezerewe cyane kuko nk'abanyamakuru mwadusuye. Yewe amazina yanjye ndi umuvugabutumwa rwa Kapita, nkaba mbarizwa mu itorero Bethsaida Holy Church. Uyu nanjye nari naje mu mahugurwa ari kubera hano kuri Anglican Church. Ni iki cyaguteye imbaraga zo kuza mu mahugurwa? Dusanzwe dufite abapasiteri cyangwa se abashumba batandukanye baduhugura umunsi ku wundi. Ni iki nahe matsiko yatumye uza mu mahugurwa? Burya igihe cyose iyo dutumiye amahugurwa y'ijambo ry'Imana, kenshi tuba tuje kunguka ndetse no kumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Ariko maze kugera hano nahuye n'ijambo rivuga ngo kuba aho Imana igushaka atari aho abantu bagushaka. Iyo rero ubaye aho Imana igushaka nibwo uhura n'imigisha y'Imana, ariko iyo ubaye aho abantu bagushaka kenshi na kenshi usanga uharanira inyungu gusa, ariko udaharanira ko abantu bagana mu ijoro. Iryo jambo umukozi w'Imana uri gutanga amahugurwa yagiye arigarukaho cyane, kuba aho Imana igushaka. Ese muri kino gihe uri kubona koko abantu, urebye ku ruhare rwawe, abantu bari aho Imana ibashaka cyangwa bari aho abavandimwe babashaka, bari aho imiryango ibashaka cyangwa bari aho bashaka ubu ubwabo bonyine? Witegereje neza abantu uyu munsi wa none ntabwo bavuga benshi ko bafite n'umuhamagaro, kuko usanga abantu ajya mu murimo w'Imana ajya gushakamo indonke, benshi ugasanga barahuzwa n'imiryango. Ariko mu by'ukuri twamaze kubona neza ko iyo ugiye aho Imana igushaka burya niho haba hari akagezi k'Imana. Ibyo rero twabibonyeho, yaranatwigishije cyane ati hari igihe kigera n'umupasitori akaba yavuga ati noneho ndumva umwuka wera ambwira kureka iri torero nkajya kongera gutangira ahandi. Ibyo rero nibaza ko ari ibintu byiza cyane, bitandukanye cyane n'abavugabutumwa b'iki gihe barimo kuvuga kuri prosperity gospel, ariko mu by'ukuri atari ijambo ry'Imana. Ahubwo ugasanga abantu bujuje ibintu mu mutwe byo gushaka imigisha gusa, ariko wajya kureba mu buzima bwabo ugasanga rya jambo siryo. Ikindi yatubwiye, yavuze ngo ushobora no kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe, ariko icyiza ni uko iryo jambo riguhindukira ubuzima. Urumva rero burya kuvuga ijambo udatanga ubuzima ntacyo bimaze. Hari ubuhamya yatanze avuga ngo yaretse amakampani akomeye, areka amafaranga akomeye pe, arahaguruka ajya kwiga kwemerera umuhamagaro. Muri kino gihe ku ruhare rwawe katuvuge gutyo, ariko nawe urebye muri rusange ushobora gusiga umuntu niyo yaba ari 20,000 cyangwa 200, nta kindi uri bubone nyuma y'ayo mafaranga ufite. Ese uyu munsi umuntu ashobora guhaguruka akareka ayo mafaranga? Kuko yaretse amafaranga menshi, niko yatanze ubuhamya avuga. Ese abantu abakozi Imana dufite uyu munsi koko bafite uwo muhamagaro kugira ngo bareke ibyabo bajye gukora umuhamagaro w'Imana? Aho ngaho ndabyemera, kubera ko nitanzeho urugero. Nanjye naretse umurimo numvaga umpemba neza, nari mu kintu cyitwa Comrade Rwanda, ariko ndakireka.
ndavuga ngo aho kugira ngo nkomeze muri ibi ngibi ariko nta mahoro mfite, buri kintu cyiza yavuzemo cyane, yaravuze ngo iyo uraha Imana igushaka ubibwirwa n'amahoro, iyo uraha Imana itagushaka ubibwirwa no kubura amahoro. Hari abakozi b'Imana bagiye bareka imirimo yabo ariko bashaka gukorera Imana, hari n'abandi bagiye mu mirimo y'Imana ahubwo bibaza ko bagiye gushaka amafaranga, nyamara umurimo w'Imana ntabwo uri gushaka amafaranga, ahubwo ni ukujya kugabura iby'Imana yaguhaye. Iyo rero abantu b'Imana baretse ibyabo ku bw'Imana, Imana nabo ibitaho. Njyewe ndemera ko ibyo bintu biriho. Hari ikindi kintu yavuze, kwemera gutumwa. Muri kino gihe usigaye ubona abakozi b'Imana bakanga kuva mu mujyi. Niba Imana iguhaye ijambo cyangwa se ishuri ukavuga ngo ujya gufungura itorero mu cyaro, ni urugero akakubwira kuko umu evangeliste ejo ndagusengera ku pasiteri ujye gukorera Imana mu cyaro. Abapasiteri benshi bakavuga ati kugira ngo njye mu cyaro mve mu mujyi, ndaguma mu mujyi ariko mve mu rusengero. Ni iki kiri gutera abantu kutemerera navuga ngo uwo muhamagaro wo kujya gufungura insengero, bakumva ko baguma mu mujyi muri bya bindi byuzuye? Kenshi usanga ari ukutumvira umwuka wera. Abakozi b'Imana benshi usanga bibaza ko mu mujyi ariho agomba kuba, akabona ibitunze umuryango, ariko ahantu hose batubwiye ngo ahantu hose Imana iri, Imana irahagutungira. Iyo tureba nuko umuntu uyu munsi twatendinze cyangwa se twitabiriye amahugurwa ari guhuza abashumba ndetse n'abandi bakozi b'Imana bashinzwe ibintu bitandukanye mu nsengero zitandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabasuye aho bari mu mahugurwa atandukanye, tugenda tuganira n'abashumba batandukanye bayoboye amatorero atandukanye. Turi kumwe rero n'umushumba, reka tangira twibwira hanyuma tuganire nawe. Haleluya, Amen. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Pastor Urukundo Genevieve, ndi umushumba mu itorero Blessing Miracle Church. Umushumba wanjye mukuru ni Apotre Dr. Kamuhanda Claude. Dukorera umurimo w'Imana hariya ku Kinamba cya Gisozi. Imana ibahe umugisha. Yego Pastor, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Hano dusanze muri mahugurwa ari guhuza abashumba batandukanye. Ese ni iki murimo kwiga gitandukanye n'ibyo mwari musanzwe mwiga? Nta gitandukanye n'ibyo dusanzwe twiga, ariko hariho akarusho. Aya mahugurwa turimo kwiga uburyo umushumba yinjira mu muhamagaro agakora umurimo w'Imana ari free, abohotse, ameze neza, kugira ngo atange n'ibyo atanga bibe bimeze neza. Ni ukuvuga ngo icya mbere, wowe mushumba warahamagawe, ariko icya mbere ugomba kugira ubumenyi bwo guha abantu ibintu byiza bikorewe ubugenzuzi. Rero ijambo ry'Imana ntabwo urifata ngo uriterure gusa utugenda ujugunyira abantu, kuko na Yesu yaravuze ngo abantu nibashaka kumukurikira ngo babanze bigenzure. Rero turabanza kwigenzura, turimo twiga kwigenzura kugira ngo nabo dusangize ubutumwa bwiza nabo babone ibigenzuye, cyane ko ibigenzuye bivamo uburyohe bigatunga n'ubuzima. Ntabwo rero ijambo ry'Imana ari ryo ritatunga abantu ngo bave ku rwego rumwe bagere ku rundi. Turimo turiga kwigisha abantu kuva ku kigero cyo hasi tukagera ku kigero cya Yesu Kristo. Umuntu ashobora kwibaza, ese aya mahugurwa kuki yagenewe abashumba bonyine, kuki atagenewe abakristo muri rusange? Wenda ngo umuntu uri kubaha ayo mahugurwa agiye mu nsengero zitandukanye agenda ababwira icyo ashaka kubabwira. Mu busanzwe ntabwo ntekereza ko icyo gihe nawe atakibona, ariko iyo wigishije abashumba bangana nk'uko wabonye tungana, wabonye ko turi benshi. Iyo wigishije abashumba uba wigishije igihugu, kuko abashumba ni abantu bagera ku bantu benshi, ni abantu bagera ku bantu baciriritse n'abazamutse. Abashumba ni abantu bafashe umwanya munini mu gihugu. Niyo mpamvu rero uyu mwigisha wacu yateguye kwigisha abashumba kugira ngo nabo babashe kujyana ubwo butumwa bwiza. Hari ijambo yavuze, niba nawe wakurikiye neza, ijambo rivuga ngo kwemerana. Hari igihe abakozi b'Imana batemerana. Ese ibyo koko bibaho mu matorero atandukanye? Birahari, ariko birasanga iryejo yavuze nanone. Yaravuze ngo ntabwo ari byiza ko umushumba mukuru aryamira umuhamagaro wa mugenzi we bakorana. Niba mufite umuhamagaro mu rusengero ukaba wowe wakuze bakubonamo impano, abashumba yaravuze ngo abashumba bakwiye kujya bagenzura impano z'abo bakorana.
kugira ngo babashe kubarera neza. Nicyo cya kigero gikwiriye cya kirisito. Noneho kirisito iyo yamaraga kugukuza ntabwo yagusigaga, ahubwo yagushingiraga minisitiri, ukajya gukorera mu yindi minisitiri. Rero icyo yashatse kuvuga, abashumba bo mu Rwanda dukwiriye gufunguka, abafite ubushobozi bagatangirira abandi minisitiri, akajya akorera mu mavuta ye, tukamenya kubahana. Nicyo yashakaga kuvuga. Ashaka kuvuga ngo twubahane mu mavuta, umenye ko umushumba wawe mukuru ari umubyeyi wawe. Hanyuma umubyeyi rero iyo umwana akuze ntabwo amujugunya ngo amubwira ngo wowe warakuze nsohokera mu nzu, ahubwo amushingira urugo, akamushyingira. Umubyeyi anezezwa nuko umwana yabyaye. Hari irindi jambo yavuze ngo ntago kwemerera umushumba kugutuma, mwese mwamushaka n'urugero ngo mwigumire mu mujyi, nta muntu ushaka kujya mu cyaro. Ese koko ibyo nibyo? Niba umushumba mukuru avuze ati ndashaka kugutuma mu cyaro ujye gufunguraho itorero, kuki abenshi banga kujyayo ahubwo bakabivamo? Impamvu banga kujyayo ngiyi, iya mbere nuko ugutuma ntaguha impamba y'ikujyana. Niba umushumba agutumye, ubundi kera iyo umushumba yagutumaga yagendaga akujyanye ahantu hari inzu y'itorero uzajya kubamo, yakujyanaga hari urusengero uzajya gushumba ruhari rwubatse. None uyu munsi umuntu aragukura mu bukode akakujyana mu bundi bukode. Rero niyo mpamvu ubona abantu batacyumvira cyane kukwemera ko abashumba babatuma, nuko badafite icyo babatuma. Mu by'ukuri kera byari byoroshye, waratumwaga ukagenda nk'umuntu w'umukozi w'Imana utumwe, kandi aho ugeze nabo bakakwemera bakanakubaha. None uyu munsi uzasanga abantu barinjiye muri sisiteme, hari itorero ryiyubatse, abadiyakoni bahari barakomeye, bafite amamodoka bagendamo, bafite amazu, bafite ibyo kurya, wowe bahinguke muje gukodesha ngo watumwe kuko uri umushumba. Ibyo nabyo birebaho. Mu muhamagaro rero si ukugenda gitumbiro nk'umusazi, ahubwo ugendana n'Imana. Uko yagendanaga na Mose kera, n'uyu munsi niko igendana natwe. Umushumba mu itorero Zion Temple tugize ibihe byiza cyane ku nshingano z'abashumba. Twari turiho dusubizwa cyangwa se duhiturirwa kwibuka inshingano dufite zo kuyobora umukumbi mu rwuri rwa nyarwo, cyane ko twabonyemo na password ikomeye yuko igihe cyose intama utayigaburiye ibyo kurya bihagije izasohoka ijye kubishaka ahandi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none itorero ririmo ritakaza abantu, ni ukubera ko aho bari ntago barimo barya ibyo kurya bihagije cyangwa se bibakwiriye. Pasa, dusanzwe tubona amahugurwa menshi atandukanye mu Rwanda y'abashumba. Ikintu cy'ingenzi cyane kiri muri aya mahugurwa atandukanye n'andi ushobora kuba baritabiriyemo ni iki? Wenda uretse ibyo wari uvuze, ni iki cyane gishobora kuba kirimo cy'ingenzi bitewe n'abandi mahugurwa ushobora kuba warumvise hirya no hino? Ikiza mbonyemo cyane ku mwarimu uriho utanga izi nyigisho afite experience. Abantu benshi ari ikintu yakunze kugarukaho, ari bavuga abantu benshi bagumye mu matorero ntibashaka guhaguruka. Abashumba benshi ntibashaka guhaguruka, babikora nk'akantu k'akazu, ntashaka kuvaho. Kandi mu nshingano dufite yatwibutsaga ni ugusohoka tukagenda tukajya kubwira abantu ubutumwa bwiza. Rero gusohoka nicyo Kristo aduhamagarira, ngo nuko nimugenda mujye mu mahanga yose mubwiriza abantu. Niba hari ibyo umaze gukora, haguruka ugende ukomeze. Banki intumwa, gukora umurimo nk'intumwa, icyo kintu cyamfashije cyane. Nicyo kintu mbonye mu mahugurwa menshi nitabiriye cyabaye nk'ikinkomveka cyane, kuko mbibona henshi ndetse nkunze kubibona kenshi, aho abantu bubaka ibintu akagumaho. Kandi mu gihe umaze harakanuye bivuzeho neza, iyo Imana iguhamagara ngo ishaka kugenda ukanga, Imana ibakubitamo inkoni mugatatana. Rero kenshi twarabibonye mu matorero menshi amaze gusenyuka, twagiye tuyabonesha amaso yacu, nuko hari uwanze kuvamo ngo ajye kwagura ubwami cyangwa se uburyo bwa misiyoneri, yanze kuvamo ngo agende yagura ubwami. Rero bazarwanira aho ngaho, zabumva bafatanya mu mashati, nta kindi bapfa. Nuko hari uwagombaga kujya kwagura ubwami ahandi, akajya kuvuga ubutumwa ahandi,
ariko yanga kugenda aguma aho ngaho. Rero iteka bizateza ikibazo gikomeye. hari ikibazo numvise bamubajijemo kivuga ku cya cumi, Yego. avuga ko agisobanura neza ngo icya cumi ntabwo ari icy'abashumba ahubwo icya cumi ni icy'abakristo. Niko wowe ubyumva? ni icy'itorero. Itorero riba rikeneye inyubako, riba rikeneye iki? Wowe ubyumva gute? Yagisobanuye neza kandi yagisobanura uburyo mbyumva. Yavuze ngo icya cumi gitangwa mu itorero kugira ngo gifashe umushumba. Imana ntirya amaturo, aya maturo atangwa mu nsengero. Tuvuze ko itarya amaturo, ariko urusengero rukeneye gukoresha ayo maturo, ruyakoresha rero kuri leaders, umushumba, ibikorwa bindi by'itorero, gufasha abakene. Burya iyo ayo mafaranga ari organize yabonetse, burya nibyo bikorwa akora mu itorero. Pastor, reka tugushimire rero, ukomeze ukurikirane neza amahugurwa, niko navuga. Urakoze cyane, Yesu aguhe. But I'm going to back it up with scripture. ariko ibyo tuvuga tugomba kubishigikirishije ijambo ry'Imana. We're not just going to have a shout. Ntidusakuze ngo turangurure ntacyo ijambo ry'Imana bitubwiyeho. We're going to look at the word of God too. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hallelujah. God uses peace Imana to direct us. Imana izikoresha amahoro mu kutuyobora, And the lack of peace to warn us. iyo tudafite amahoro aba ari umuburo ishaka kutuburira. Peace to direct us. Amahoro akatuyobora, A lack of peace to warn us we're going the wrong way. kubura amahoro ni ukutuburira ngo twagiye mu cyerekezo kitari cyo, We're making the wrong decision. tugafata ibyemezo bitari byo. Colossians chapter 3 verse 15. Abakolosayi ibice bitatu ku murongo wa 15. Genda mu buzima bwe ntabwo ari uko abantu hano mu mujyi aribo bakize n'abantu bo mu cyaro barakize, ariko igikomeye cyane uvuze cyane n'uwo mu cyaro arashaka kuza mu mujyi. Kubera iki? Kubera ko avuga ati mu mujyi abantu barakora, bashobora gutanga ibya cumi n'amaturo, jyewe nkabaho. Icy'ingenzi si ukureba ibya cumi n'amaturo, icy'ingenzi ni ukumva icyo umwuka akubwira ngo jya, kandi aho uzajya hose Imana izajya imanura imigisha ku bwawe iyo wemereye Imana. Ariko icyo ni ikintu ubona abakozi b'Imana bo muri Afurika, uyu mugabo hari ibyo avuga ugasanga kuko niko kumvira umwuka wera. Nimba umwuka wera ashobora no kubwira ati reka urusengero runini ugenda utangire, ariko kugira ngo uzareke urusengero runini rwawe rugutunze rwagize rute, usanga nabyo ari ikibazo kuri twebwe. Nabyo yabikomoje avuga ati ngewe nari ndi mu rusengero rukomeye ruri hejuru cyane, ariko numva umutima wanjye umpatira, numva mwuka wera mpatira kujya mu rusengero ruciriritse. Icyo ngicyo yakivuze kubera impamvu yavuze ati nari ndi mu rusengero mbona abantu bakuze, mbona rumeze neza, ariko Imana nkumva irimo irambwira kujya mu rundi rusengero, ariko urwo rusengero abantu bari baratangiye kugenda kubera kutagaburirwa neza. Icyo ngicyo yakivuzeho. Aravuga rero ati icyo rero nagiye numva abanza kuvuga ati umwuka wera arampata, ndavuga ngo ndetse urusengero rwampembaga neza ngiye mu rundi rusengero. Ibyo ngibyo ni ukuberwa n'umwuka. Urumva nawe agezeyo yavuze ngo rwa rusengero rwaratangiye rurakura, kuko umuvugabutumwa muzima ashobora gutuma urusengero ruba ruzima, ariko umuvugabutumwa upfuye nawe yakwica urusengero. Dusoza, ni iyihe nama wagira umuntu utitabiriye aya mahugurwa ariko nanone bya bindi byose wumviyemo ushobora kubagiramo inama? Yavuze ngo hari igihe umuvugabutumwa ajya imbere y'abantu atateguye. Icyo wakigiramo inama abantu, ukajya kubwira abantu, kugaburira abantu ibiryo udafite nawe, udafiteho amakuru, utatetse. Nihe nama wagira abashumba batitabiriye aya mahugurwa ndetse nabo bajya imbere y'abantu batateguye? Inama nagira abashumba batitabiriye iyi nama, twebwe abagezemo twumvisha icyo yatubwiye, gutwara ijambo rizima. Icyo ni icya mbere. Reka gutera warasa. Nimba ubwira abantu babwira ijambo ribahumuriza, babwira ijambo wenda ribazana kuri Kristo, ariko uyu munsi wa none abantu
yavuze ngo barajya gusa kumva ubuhanuzi babwira ibyiza gusa, ariko mu by'ukuri ujya kureba ugasanga mu mwimerere wabo ntabwo ari abakristo. Rero yavuze ngo iyo umuntu afite Kristo muri we ushobora kugira ijambo ariko ntabwo ari cyo cyubahiro. Icyubahiro ni Kristo uri muri wowe. Ubwo rero icyo nababwira icya mbere ni ugutegura ijambo rizima rishobora kubwira abantu no kubakangurira kuza kuri Kristo. Icya kabiri ni uko abantu bajya bumva semina nk'izi ngizi bakazizamo. Kwizera ko hari icyo uzi ushobora kuba ntacyo uzi. Twese tuvuga ubutumwa, ariko iyo ugeze ahantu umuntu nk'uyu nguyu Imana yamuzanye akubwira ibintu nawe ukumva urongera kuri bya bindi wari ufite. Rero abakozi b'Imana icya mbere tuze dutegura ijambo rizima, ko yavuze ngo kubwiriza abantu badahari ntabwo ari byo. Ugatangira kubwira abantu bari bibereye mu rugo, ari buciraho urubanza, ariko nyamara Imana icyo ishaka ni uko iguha ijambo ry'abo bantu baje. Ibyo rero uyu munsi wa none dufite amatorero menshi mu by'ukuri abantu bashobora kumvamo za haleluya nyinshi gusa, ariko nta jambo, nta gakiza abantu bafite. Rero burya ukuri kose niko gutuma abantu bamenya ijambo, kandi nkibaza ko ijambo rizima rizana abantu bazima, naho ijambo ripfuye naryo ryica abantu. Pastor, wagira nama ki umuntu ushobora kuba ataje muri aya mahugurwa? Nihe nama wamugira? Urumva wakuyemo ikintu gifatika ushobora kugenderaho mu buzima bwawe nk'umushumba. Nihe nama wagira umushumba utaje uyu munsi, utagaragaye muri aya mahugurwa? Inama nagira umushumba si no kuza muri uyu munsi gusa, inama nagira umushumba utaboneka mu mahugurwa y'abandi bashumba. Icya mbere abahombye kumenyana na bagenzi be. Icya kabiri abahombye inama nk'izi ngizi zigirwa itorero. Ni ukuvuga ngo turimo turagirwa inama z'itorero, turimo turategura amatora y'igihugu y'umukuru w'igihugu n'abadepite, murabizi. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo tuzasenga tutahuje umutima. Iyo duhuriye nk'aha ngaha dutangira kwitegura buryo ki tuzasengera tere. Ni twebwe byambu, ni twebwe mateme, ni twebwe biraro abantu bambukiraho. Nitwe dufite amahirwe yo guhesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika amahirwe yo gutorwa, kandi nitwebwe dusabira igihugu, nitwe tukingingira, nitwe twingingira abanyarwanda. Rero muntu utaje muri aya mahugurwa ufite igihombo kinini cyane, kuko ibyo wenda ntabwo tubiganiraho, ariko niyo turi hanze nk'uko turi muri pause turabiganiraho tukavuga ngo turimo turasengera umukuru w'igihugu gute. Twebwe twafashe iminsi 3 yo gusenga, abandi bafashe 2, abandi bafashe 10, abandi bafashe 7, tugahuza amakuru y'uko abantu barimo basenga. Mu by'ukuri igihugu cyose turimo turasenga kugira ngo twongere twitorere umubyeyi wacu mwiza. Ariko rero tubifatanyirize hamwe no kubaha Imana, kandi kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Pastor, reka tugushimire ku kiganiro cyiza duhaye, tukubwira ngo kuraje mu murimo w'Imana. Imana ikomeze amaboko yanyu. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi nshimye Imana. Buriya Imana yatoranyije kwinshi muri aba bantu bose, simbizi niba hari n'abandi mwabajije, ariko nanjye mwangezeho. Imana ibaho umugisha nawe. Murakoze cyane. Yego. Bakunzi bacu rero turabashimiye mwe mukomeje kudukurikira muri aya mahugurwa yari arimo kubera hano kuri Anglikani. Mwumvise abashumba rero ibyo bagiye bavugaho, ibyo bagiye bagarukaho cyane. Uyu mukozi w'Imana yagiye abigisha, yavuze ibintu yibanzeho cyane, byagiye bisobanura ibintu byinshi bavuze. Ni ibintu 4 yavuze. Icya mbere yavuze ko umushumba agomba kugira icyerekezo. Kugira icyerekezo rero, niba ahawe viziyo y'itorero cyangwa se niba ahawe kuyobora abantu, abo bantu agomba kubayobora afite icyerekezo, ariko byose binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka Imana itanga. Yabivuze mu ndimi 2, yavuze mu bintu 4 rero uyu pasiteri yagarutseho, aribyo ibingibi yavuze ku cyerekezo, direction, amaronko cyangwa se provision no kwitegura. Iyo ufite icyerekezo, ukitegura, ukabona n'amaronko cyangwa se provision, ushira mu bikorwa. Shirwa mu bikorwa rero niryo rya nyuma, nicyo kintu cya nyuma yasoreje avuga ngo iyo ufite vision nziza ukitegura, noneho ukagira na bwa bushobozi, ubasha gushira ibintu mu bikorwa. Yavuze ngo icyerekezo, umushumba agomba kugira icyerekezo, ariko cyangwa se direction. Yongera kuvuga ko
muri iyo direction umushumba afite cyangwa se umuntu Imana yahaye icyerekezo cyo gushumba abantu, agomba kugira n'amaronko cyangwa se provision, ibintu bimufasha muri wa murimo arimo gukora, ibintu bimufasha mu kubaka itorero, ndetse no kwitegura itorero, cyangwa se ujya kubwiriza ahantu runaka bisaba ubushobozi. Nuko abantu benshi batabyumva, ariko abapasiteri bagiye babivuga babisubiramo kenshi. Abantu benshi bavuga ibintu bijyanye n'icyacumi, abantu ntibabyumve, bakumva ko icyacumi wenda ari amafaranga ya pasiteri cyangwa se y'abayobozi runaka, ariko amafaranga yasobanuye kuvuga ko icyacumi atari amafaranga y'abapasiteri, ariko afite umurimo akora mu rusengero. Ikindi yavuze ko umupasiteri ufite icyerekezo ndetse akagira ubwo bushobozi abasha gushyira mu bikorwa ibyo byose Imana yamuhamagariye gukora. Hari ijambo yavuze, aravuga ngo iyo wahamagawe n'Imana, aho ukorera nubwo waba ugeragezwa wumva ko ari mu kibanza cyawe. Impamvu yari abivuze ni uko abenshi hari igihe bageragezwa bitewe n'umuhamagaro wabo. Yagiye avuga ibintu byinshi, avuga ati hari uhamagarwa n'abantu, hari uhamagarwa n'abavandimwe, hari uhamagarwa n'inshuti bitewe n'ubushobozi afite. Aravuga ati ariko iyo wahamagawe n'Imana, ikintu cya mbere ukora wumva ko cya kibanza urimo gukoreramo ari icyawe koko. Abantu nubwo bashobora kugerageza, ariko Imana yo imenya ko uri mu kibanza cyawe kandi nawe ukigumamo neza. Ariko arongera avuga ngo iyo wahamagawe n'abantu, kuko abantu iyo baguhamagaye barakubwira ngo nutubere pasiteri, ngo nutugire bya bintu baguhaye urabibasigira ukigendera. Bagiye bagaruka ku bintu bitandukanye bavuga ku muhamagaro. Umuhamagaro avuga ko hari igihe Imana iguhamagara ikakubwira ngo ujya gutangiza itorero hirya hatandukanye. Atanga urugero, aravuga ati abantu benshi bishimira gukorera Imana bari mu mujyi, kubera ko mu mujyi ngo niho haba amafaranga, ngo ntabwo bashobora kujya mu cyaro. Aravuga ngo mu cyaro cyangwa se hose ni Imana ibiguhamagaye, ariko abenshi iyo babwiye kujya gukorera mu cyaro ntabwo babyumva. Bumva ko mu mujyi ariho heza, ariho batazahura n'ivumbi, batazahura n'ibigeragezo, ariko nanone ari umuhamagaro. Iyo ari umuhamagaro wawe, aho Imana igushaka urahakorera neza. Umushumba ajya imbere y'intama kuzigaburira ntacyo yateguye. Yavuze ko umushumba agomba gutegura. Niba uzi ko uzabwiriza ku cyumweru, ugomba gutegura ijambo. Ntibagomba kukumenyesha, niba bakumenyesheje ku cyumweru ko uzabwiriza ku kindi cyumweru, guhera ku wa mbere ugomba gutegura ijambo kugira ngo uzabashe kugaburira intama ibiryo byuzuye. Hari urundi rugero yatanze, aravuga ngo abakristu benshi hari igihe basenga abandi bagasiba. Ba bandi basibye, pasiteri akakigira icyigisho. Abapasiteri bagiye babivuga, muraza kubyumva mu byo bagiye bavuga. Bakagira icyigisho ngo ba pasiteri bakavuga ko abantu basibye, bakabagira ibyigisho bikaba topic. Yavuze ko icyo ngicyo nta mumaro uba uri muri ibyo bintu uba uri kuvuga, ahubwo uba uri kwica ba bandi baje gusenga. Nta mumaro biba bibafitiye. Iyo ufite icyerekezo, ukitegura, ukabona n'amaronko cyangwa se provision, ushira mu bikorwa. Ishyirwa mu bikorwa rero niryo rya nyuma, nicyo kintu cya nyuma yasoreje avuga ngo iyo ufite vision nziza, ukitegura, noneho ukagira na bwa bushobozi, ubasha gushira ibintu mu bikorwa. Nimire rero mwebwe mwadukurikiye, Imana ibahe umugisha, mukomeze mutwereke ko turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze.